bantu bacu mumeze mute? Ubu noneho tubazaniye inkuru yibanda ku mibanire y'abashakanye nyuma yo gushaka, ariko bisaba ko umuntu yitegura mbere y'uko yinjira muri uwo mushinga. Gushaka, kubaka urugo si nko kujya mu ntambara, aho umuntu aba asabwa kwitwaza icumu, umuheto n'imyambi, ndetse rimwe na rimwe n'inkota. Ibyo byagereranywa n'induru, amagambo akarishye, intonganya n'umwijyane hagati y'abashakanye. Kubyitwaza, kubikoresha, uba witiranyije urushako n'intambara. Ntabwo mu rushako ariho umuntu aje guharanira uburenganzira bwe, kuko uburenganzira bw'umuntu, ni ukuvuga umusore cyangwa inkumi, abutakaza igihe amanika akaboko arahirira kuzabana n'uwo bazashyingiranwa. Icyo gihe uburenganzira bwe aba abutakaje, aho aba adapfa cyangwa se atazongera gupfa kurara aho abonye hose uko abyumva n'igihe abishakiye, aho aba atazongera kuba yabeshya ngo ngiye kwa Joseline nahagiye kwa Jacques, aho atazongera kubesha ngo ngiye gusenga nahagiye gutembera. Ngiyo imibanire y'abashakanye. Twavuze ko kwitwaza amacumu cyangwa se icumu, umuheto n'imyambi, rimwe na rimwe inkota nk'ishyingiranwa, bigereranya guhoza uwo mwashakanye ku nkeke, induru, intonganya, amahane n'ibindi bisa bityo. Aho kwitwaza izo ntwaro zirwana n'intambara izi zisanzwe, ahubwo mu rushako umuntu yagombye kwitwaza urukundo, kwihangana, gushyira mu gaciro, akanyamuneza, kubahana, gufashanya n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo. Ibyo nibyo byubaka urugo, si amacumu, umuheto n'imyambi cyangwa se inkota bikoreshwa muri izi ntambara zisanzwe. Uramutse ubyitwaje uhoza uwo mwashakanye ku nkeke, induru, urusaku, amahane, guharanira uburenganzira bwawe mu ishyingiranwa, menya ngo urasenya ntiwubaka. Kandi mu gihe uzaba umaze gusenya burundu, kubaka bizakugora. Nguko urushako rutandukanye n'indi mishinga iyo ari yo yose, ni ukwitonda. Tubaye duhagarariye aha, tubasaba gukora subscribe ku batarabikora, naho ubutaha. Bye bye.